karibu cyane. Ni sawa. Ni sawa. None se mujwana. Kana ko usaba ufitiye ukubaye ndashaka kubana na Paul. Mufite gahunda se? Nta kibazo ndaje tuvugana. Nasi gutari wa umucamo. Umva nkubwire Fro. Ntago ndi hano kugira ngo nkubwire nk'umuvandimwe wawe cyangwa nk'umuntu wo mu gahinga cyangwa n'iki. Ndakubwira nka murumuna wanjye. Nta soni. Umugabo nka Paul. Umugendesha kungegera nk'iyi ngiyi. Ariko ngo abasore bara. Nawe uri umusore harya. Nta soni. Urasenya ubwo bwawe bireba Fro. Umugabo kubaha nka Paul. Umugabo ushakira urugo. Umugabo nta kintu akwima. Urashaka iki nyuma y'insoresore nk'izi ngizi koko? None ngo uravuga ngo nceceke? Ubwo naba nkumara iki nka mukuru wawe koko? Fro nta soni. Papa mujwana nawe byakubaho sibyo? Byambaho? Guca inyuma umugabo wanjye. Nkamuca inyuma n'umuntu w'inguyu. Uyu. Sheri, ndagusezeranya. Sinzigera nkureka. Urumva? Ubwo tuzatumaze kwegukana iriya kampani. Wibuka amagambo nakubwiye. Uribuka? Si byose bituma ufata umwanzuro binanira. Ngaho basi niba ubyemeye nkobera. Niba ubyemeye nkobera. Umva mubwira ariko tugabanye sibyo? Tugabanye. Nta kibazo turagabanya. Sheri, I love you so much. Nakupenda sana kabisa. Sara reka ngende atajya no usanga tunicanye mu ntebe gutya. Sekibi way. Ariko ibyo undi ni ibiki? Ibyo uzi ni ibiki wandi? Ndabizi. Ni ibiki? Nagerageje kwitwara nk'umuntu kugira ngo ndebe ko namwe ari cyo mwakosora. Aho ndumva kazoshoboye yarabukugenza. Sinzi rero niba twaguma twarebera ibintu bigapfa. Urebera iki se? Reba ibyo ushinzwe kureba. Ntabwo ngende mugume kubakira ku kinyoma ngo no kugira ngo murane namwe. None ashaka gukora iki? Akazi gakorwa neza, anzanire ibyuzuye kandi turatonto twanye n'ukuri. Ibiki se nge ngwara. Utuyatonto ariko. Turatonto mutugumyemo. Ndababwiza ukuri ko iyi kampani muzayitwika. Uduki. Kandi nimumara kubona ihiye ntabwo muzamugihisha umwotsi ngo bikonde. Nahuje kwizimya. Ariko se kuzimya umuntu kijya gutwika cyane. Umuntu nguhara Paul kandi yuzuye. Utaragira ahangaha. Ntabwo natangaga raporo yuzuye. Yego. Bose ntere bakashima. Sinzi uburyo byageraga kwa boss ko byabaga aho byabaga byanyuze ntaho nzi. N'uburyo byabaga byakozwemo ntabyo nzi. Gicyo ndeba nibyo nakira. Okay rero ibyo tuguhaye. Urumva? Bifate nkuko wowe yabifataga. Nk'umukozi mwiza uza akazi. Wagombye kureba buri gupfira ukambye ahangaha bakora gutya kosora gutya na gutya. Ibyo bikarangirira aho ngaho. Nawe kwiri kumubwira ibindi. Je ntabwo naje kwigisha hano. Ntabwo ndi mwarimu. Akazi barafashanya. Ntawe uvuka kazi byose. Ntabwo ndi mwarimu hano. So korane neza gusa icyo nababwira ko ngemerutse gukora network hano muri no company. Nge nshinzwe ibintu bya network. Ariko nge nabonye ibintu bitagenda neza nkora network irakora. Na boss arabati kabisa ibintu. Nge nshaka kubona aho wibeshye ngakubwira ati kosora. Nawe niba nawe wibeshye ukambwira kosora. Ariko utwo tundi urimo urareba ntabwo tuko bose yatugushinze. Sibyo cyane. Ibyo ni bibi cyane. Ndebe ibintu bipfa kugira ngo nkorane namwe neza. Cece kubera ko two wasanze dukora. Waje uzuza. Urumva? Ntabwo waje gusiga ari mu bambere si namwe banyuma nakoranye nabo cyangwa nabakoranye nabo. Numva tukunanije uzasezera. Sibyo? Ya. Yumva akazi kakunaniye. Ugiye kugomba kureba ibigushinzwe. Reba aho yabyishe uhasurinye. Tuhakosore. Tugiye inama usanga turabana aho kugira inama. Yes. Kuba muragendera. Mwumvire mu biro. Kwicara muri privé za. Ubu bwa nyuma ngiye kumva. Ubu bwa nyuma ntuzongeye kumbwira ngo raporo y'igice. Sibyo? Okay, sawa, mwumvire mu biro mugende.
sheri wowe uratuje urumva utuje habaye ikizi turizi hari ikindi kibaye ibyo tuvuye muri abiyobewe nibatse turiya muyobozi ngo ntihabe neza ni bya stress gusa yarengereye n'ukuri uzi ko nawe atangiye kugusuzugura atangiye kwinjira muri vie prive yanjye mwihorere kandi ndumva ari umujinya ni stress sinzi ariko ibi byose ni wowe nawe bikubwiye njye wose kandi njye ute iyo tubirwanya hakira karakigera ahangaha ibintu ntabwo biba bigeze ahangaha none nawe rero none se ngamva nkubwire ntako ntari kugira ngikomeza kugira umva nyikomeza kurwana izo ntambara sibyo wowe umva ikintu mubwira twakora sibyo reka tumwirukanishe ni nabyo bintu ndimo ubundi byo nari ndimo ko ari kugira ngo wowe ufate uriya mwanya we amukoze usanzwe ahubwo none ngiye kubikora noneho no kumukoze usanzwe biveho ubundi bamwirukana ava ahangaho okay mbwira noneho bigiye guca mu yihenzi uramwirukanisha ute mbwira ko nabonye boss amwemera cyane gafite experience ngo yakoze muri company nako twamupangira se ikosa rikamufata boss akamufatiyemo agatamwirukana icyo kintu bisaba kugira ngo nge nawe tugitekerezeho aho nduburi ariko nge nakubeshye nge mfite solution nona ibintu ku buryo bishobora gukemura nyine tubikemure nyine atagenda ava ahangaha duha amahoro katangiye kutumenyera twinjirira mu buzima banza unsezeranye igitekerezo ngiye kukugezaho niba uri buze kucyumva neza usumva nabura kutacyumva gute hejuru y'umuntu uri kunyinjira mu buzima bigeze hariya hano gatangira kamenyera kuriya tunabona ngo ibiki umva rero sibyo kwere gutinda mu bintu tujya hirya no hino uramutipa uramutipe tumwirukanishe cyagikoze mu baye cyanyirana neza nande ntumbaze nawe tumwiruka nge ndashaka bose bagenda undi haza abantu bashya umva igitekerezo ngiye kugira ute kugeza ngambwe ko bigenze ubundi bagende tumwice ngo kwica Dewo kwica tumwice Dewo oya iki urabona uyu yakwiye kubaho urabona twumvirizaga ako abantu bahangaha babaye gute ukumviriza nibyo nge ndimo ndakubwira uyu muntu afite ikigaragara hari ibintu byinshi azi kuri nge nawe nta wundi muti reka tumwice oya kongera kuvuga iryo jambo atari kiri kuroge reka ndebe umuntu ko yarangije kubyumva byarangiye umva icara hariya utekereze neza ukomeza akazi Kamera cyane mine. Ari tubakeneye. Ngurashaka kwegura? Yego boss. Niyo mpamvu ushobora gutuma ureka akazi. Byose bikubiye mu baruwa. C'est pas possible. Ntabwo byumvikana. Nta kundi byagenze.
ufashe icyemezo cyo kuva ku kazi. Yego. Ndashaka kumenya impamvu biteye. Nta kibazo bose ariko byari biri mu ibaruwa. Tugende muri office yawe byose. Ndasaba imbabazi z'ahantu naba naritwaye nabi mu kazi. Baravuga ngo ntabyera ngo de, ntabwo navuga ko kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi nitwaye neza mu kazi. Nagerageje kwihanganira byinshi nk'umuntu ubana n'abantu, ukorana n'abandi bantu, ariko aho bigeze ntabwo njye mushobora kwihangana ngo binkundire. Ngezaho nsanga madame wawe na Deo bangambanira hahandi ngo no kwicwa. Iki ngo banyice. Madamu wanjye na Deo ngo banyice. Rero wakoze ikize? Barakuziza ikize? Ntabwo mbizi bose, ntabwo mbizi. Niyo mpamvu mfashe mpisemo iyi choice. Aho kugira ngo nicwe, reka ngende ntaricwa. Niki ndashaka kumenya niki cyabibateye? Ntabwo ndi mu mitima yabo bose, ariko jewe amakuru mfite nayo ngayo. So nije wagombaga kuko je ndi umurinzi w'ubuzima bwanjye. Nta ugomba kumenya no kugirira imbabazi cyangwa impuhwe ubuzima bwanjye kundusha. Niyo mpamvu ntabwo nategereza ko bigeraho ngaho. Dore ko buranga iyibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Ntabwo nshobora kugeraho nicwa ndeba. Baravuga ngo ubwenge dufite Imana yaduhaye niko tugomba gukoresha twirwanaho. Bakongera bakavuga ko kwirwanaho ntabwo ari icyaha kwirwanaho ubundi. So reka nirwaneho rero mva mu kazi kanyu mbasiga amahoro hanjye ngenda yandi. Nicyo gitumye nsezera nta kintu. Gusa ndatunguwe cyane. Ni gute umudamu wanjye ashobora kugira umugambi nk'uwo? Cyangwa ibintu kubabeshyira. Ushaka kureka akazi ku mpamvu zawe. Niba ushaka kureka akazi ku mpamvu zawe aho nabyumva. Ariko beshyira umugore wanjye. Umugore wanjye ashobora gufata icyemezo nk'icyo ngicyo kigayitse gutyo. Bose ndibaza baraguhora iki? Kugeza uyu mwanya oya bibaho se? France nzi agafata icyemezo akagambanira ubuzima bwawe kugira ngo witweho na musaza we. Niko bimeze. Kandi nanakubwiye ko wita musaza we nubwo ntabisubiramo cyangwa ngo bisubize inyuma, ariko ni wita musaza we wowe uzashishoza. Si nkwigisha uko ugomba kubaho na madame wawe, ariko wowe wita musaza w'umugore wawe nawe ubwawe uzirebere uzigenzurire. Ko nagerageje kubikubwiraho nsanga biraza kuzana ikindi kintu mu kazi, kandi sinazanywe n'izindi mpamvu mu kazi. Nazanywe n'akazi, narebaga akazi nkareba inyungu za kampani nkagakora nk'uwikorera. Ariko niba bigezaho kuba natanga ubuzima bwanjye hejuru ya kampani, ntabwo jewe ndi Yesu, kandi na Yesu yitangiye abantu, ntabwo yitangiye kampani. So rero murambabarira, uyu munsi nsanze ngomba gusezera akazi kanyu kandi muzasigara amahoro. Reka rero nkusaba ikintu kimwe. Nakumva boss. Bintu ngiye kubikurikirana. Ngiye kubikurikirana, menye amakuru yabyo, menye uko bimeze, menye uko bihagaze. Ariko nkagusaba ngo ube wihanganyeho gato. Wihangane nk'umwanya mbanze mbikurikirane. Cyakora nimenye ukuri. Uhanwa wazabihanirwa. Nimenye ukuri. Wo guhanwa agomba kuzabihanirwa byanze bikunze. Ntugire ikibazo. Ihangane rwose, wihangane.
mfashe ubanze nkurikirane kino kibazo. bose ntabwo nanga akazi, Ndabizi. sindi n'umukozi mubi, nubwo nakubwiye ko nta byera ngo de, ariko ntabwo ndi umukozi mubi. Nkunda company, inyungu za company, nkunda inyungu z'abanyamuryango ba company, abakozi ba company, nkunda n'igihugu muri rusange. So niyo mpamvu ibyo byose bikubiye muri iyo baruwa nari nanditse nsezera, ariko kubw'inyungu za company n'imibanire nabanye nawe nk'umukoresha wanjye, reka nubahe icyifuzo cyawe, ntegereze bikurikirane, ikizavamo uzampa feedback. Ntacyo nanjye kubikurikirana. Noneho ndagira ngo ufate ya mafaranga uze kuyaha kontabule. Ndabikora. Ayajyane kuri banki nyine nk'uko usanzwe bigenza. Ndabikora rwose. Ubwo ibindi nanjye ngiye kubikurikirana kugira ngo umenye ukuri kwabyo. Yego. Kandi nzabikemura neza nimara kumenya ukuri. Yego. Murakoze. Bo turi kumwe rero ngaho komeza akazi. Murakoze. Kandi wihangane Nta kibazo rwose kuri ibyo bibazo. Murakoze. Njya kwicwa n'ababura agasani. We ibindi biteze byiza, turabona akazi kamereye nabi. kamereye nawe. Ndagushaka mbega ntabwo nshaka kubwira. Nta kibazo.